namuhaye ikiganiro kimwe hanyuma njyamye Imana irambuza kutazongera gusubirana nawe kandi ko icyo yamburije narakibonye nahise mbibona haciyemo iminsi 3 mpita mbibona arampamagara ndamwihorera rongera bwa kabiri ndamwihorera inshuro ya 3 ndamwitaba ati wambabariye ko ikiganiro twakoze cyari cyazamutse abantu babyibuke naye nambaye ishati ya madowadowa ya teni ariko atari teni ya gisirikare n'amabara yayo rero nsenze ndavuga ngo Mana bimeze biti Imana imbwira impamvu zigera kuri 3 wenda abantu batagira ngo ndabeshya abazi we bazamusuri muzagerageze kujyayo mu musuri hanyuma rero wenda abantu batavuga bati Theo avuze kubera ko bamuvuze oya nukuri kwiyamamaga y'Uwiteka mpane niba ari cyo kinzanya ha ntabwo uwo mwanya nawubona hanyuma ubwo ndagira ngo abantu bajye bumva ijambo abanyarwanda bavuze ngo nta kabura imvano nibwo yanshize ku ruhande arambwira ati nk'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana Imana ihagurukije wambarije Imana ahantu nzakura kamera ndamubwira rero niba ukeneye kamera senga ese ibintu ndimo n'ibyanjye ndamubwira nti rwose inshuti yanjye Imana ufite niyo kuririmba kandi nayo ntirakura ni nuko namubwiye ndamubwira nti n'indirimbo ntagurakura ibintu by'ibiganiro bireke ejo utazakora ikosa rimwe ukiteranya n'abanyagihugu n'uwaguhaga igihumbi ntabakikiguha umwuka rero mubi uzamukiraho iyi ni message ireba umuntu wese ntagirobanura gahunda nukubaza kandi amahirwe tugize nuko Imana idusobanuriye ubwoko bw'igiti tugiye kubazamo Imana ishimwe ahantu byazaga kutuvanga nukutubwira ngo tubaze gusa ariko tutazi ubwoko bw'igiti turi bubazemo none tugize umugisha w'Imana iratubwiye ngo ni muri gofero hari ikintu cyateye Imana gufata Nowa ikamujyana muri Nyungwe cyangwa muri Gishwati cyangwa mu yandi mashyamba imwereka igiti Imana ikeneye Imana mu yandi magambo condition ni muri gofero rero kubera kumara igihe kirekire mu rugamba abantu kwihangana byabananiye mbonereho kubabwira ngo Imana ibahe kwihangana kugira ngo dushobore kubaza mu giti Imana ishaka Imana ishimwe birashoboka ko wowe ukurikiye Umusaraba TV umaze igihe ubaza mu bukode ariko ukumva urarambiwe ukajya kwikorera keredi cyamunara yaza ukajugunya urukero n'inyundo ngo Imana yarakuretse kandi yo mu kubaza yarakubwiye ngo ihangane nubwo ari mu cyumba na saro nubwo bikomeye nubwo ubayeho nabi ariko ihangano bazi uyu munsi ukajya kubajisha ideni ryo muri butike rikagutera guhindura inzira kuba umuryango wakureka ntabwo bisobanura ngo rambika inyundo ujye gushaka ikindi giti Imana irabizi ko umuryango wagukuyeho amaboko ibi ngibi Imana irabizi kuba nyoko buko atakwemera madamu ntabwo ari igisubizo cyo kurambika nivo na ekeri n'inyundo ihangano bazi iyi nguge nimara kuzura aleluya iyi nguge niyamara kuzura bazaza bakubwire bati twugamisheho kanyagwawe abana bacu batsinze none dore tubuze minirivare tubuze school fees nyabo nawo kabyarawe twugamisha ariko ntago uzabugamisha mu nkuge utabajije aha ndashaka ko abantu banyumva neza yagira ngo ngushire imbere y'Imana ngusengere Imana igukomereza umutima Uwiteka guhe kwihangana iki giti ni igiti gikomeye nawe ibaze igiti Imana yavuze izina kandi kiri hagati y'ibindi biti hari igihe muramukazi wawe aza akongeramo umunyu muri gofero agakatiramo pavro seleri ibirungo by'amoko atandukanye sha ukarara ukindagurana na musazo ukavuga utubundi najyaga heke wacu ntacyo narimbuze ihangane
Amahoro y'Imana nabane namwe nshuti bavandimwe mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana ibane namwe kandi umugisha w'Imana uwomeho mwebwe n'abanyu n'imiryango yanyu. Ni Nepa kuri micro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Theogene. Theogene umuhanuzi w'Imana. Imana ihamagaye muri minsi kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, avuga ibyo abandi batinye kuvuga, kuko ni igihe cyo kuvuga Imana neza. Andi ubwo bagenda bayivuga nabi, haga abantu hose bapfira, ariko turacyafi hacyari ibihumbi 7 bitapfukamira Bayali. Na Imana imangukije muri urwo rwego rwo kugira ngo akore umurimo w'Imana muri iki kibuga abandi bari kugenda basiribanga. Theogene turakwakiye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane ku Musaraba TV. Narimba kumbuye. Narimba kumbuye nanahumuriza abantu bankunda. Ntago napfuye ndahari, nta nubwo mfunze ndahari. Zambo abantu benshi bawumva bafite impungenge. Ngewe nzafungwa n'amakosa nakoze, ariko ntago nzafungwa nuko umuntu namwimye views cyangwa nanze kwicara kuri kamera ye. Ko n'uburenganzira bwanjye kuba nakora ikiganiro, umuntu akagenda agakatama akantu akakwirakwiza isi yose ashaka ku sinzi icyo babagamije, ariko ishari mufite rirabakoraho n'ukuri kose, kandi burareka mbabwiza ukuri, sibyo? Nukumva nisekera none urabona ko naje nseka kabisa. Rero hari isomo nakuye kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame, buramwigiraho ibintu byinshi. Sori gato ntago ndi umunyepolitike, ariko Imana yaduhaye umuyobozi. Nge shima umuntu akiriho, sibyo? Aha ntago ari ukwidebriya, nimusanga ibyo mvuze wenda mvuze ibintu bifutamye mu nkosore. Njya kumukunda bwa mbere ni ikintu kimwe yakoze, gufata ingabo yarahanganye nazo akazivanga. Hari nukuvuga ngo agahita yubaka kiriya kintu. Nyakubahwa Perezida, thank you. Umva ko none icyongereza ndakivuze. Reka iki kintu nkivuge, nari maze igihe ubundi tugiye mu mwuka wa politiki hari ibyo twavuga, ariko uyu munsi turi kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko nanone turi kubuvugira mu gihugu cyacu, sibyo? Abantu bamugeraho cyangwa bakunda gukurikirana ibi bintu bazamunshimire, kandi ntago nzapfa ntaramugeraho, ndabyizeye. Impamvu amaze kuvanga ingabo, izahoze ari iza leta ya mbere n'izaho bari bahanganye, akazivanga. Nahise mvuga nti mbonye umugabo muri East Africa ugize ihishurirwa rikomeye ku isi, gufata uwo wari uhanganye nawe, umwanzi wawe, kamuhereza ikiganza ukamubwira uti yawe ijya komongana icara urye, ni uri mu rwakubyaye, ahubwo muze twubaka igihugu. Agashigikira ubumwe. Imana imuhe umugisha. Mu buswa bwanjye iki kintu ndakivuze. Icya kabiri yakoze ni ukurwana intambara yo guca ingurube mu gihugu. Ntago zarangiye, sibyo? Azana inka, kuko nta ngurube ikamwa, hakamwa inka. Iki nacyo ni ikindi. Azanagira inka munyarwanda. Wenda nubwo bitagenda nk'uko abishaka, ariko bibaho. Icya gatatu ni ugukuraho nyakatsi. Ibi bintu bitatu nabimukuriyeho isomo rikomeye. None hari ijambo yavuze ngenderaho. Yaravuze ngo njyewe nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ngira intambara ndwana nizo ntarwana. Ahangaha nahise mvivura, ndavuga noke ntuzemerwa na bose, ariko abakwemera uruhande rumwe turahari, kuko nta muntu ukundwa na bose. Hanyuma ngaha bajya kunteranya ngo ndi umwanzi w'igihugu, bazinduke. Ntago nanga igihugu cyanjye, sibyo? Barashaka bagufunga. Oya, ntago bari abantu bakoze biriya bintu, sinzi ibindi numvise ngo bararekodinze. Ubuse uyu mugabo wazaga mu rugwiro akigana nyakubahwa Perezida wa Repubulika asetsa abantu, uriya ni nyakubahwa wavugaga kamera umuntu,
sibyo umushira itangazamakuru cyangwa naho umujyana wabwira uti nyakubahwa ribu uyu muntu arimo arakora ibintu biterekeranye mu dutabare kuri coding neza n'ubwa mbere umuntu ahinduye ijwi akarigenza uko ashaka ibi ni iterabwoba ubwo burashaka iyo ugiye imbere ya kamera ngo uyu muntu ni umwanzi w'igihugu ni umuteroriste wenda sinzi indimi sibyo ariko ngerageje kwegera bize banansobanure iterabwoba ngo si n'umuhanuzi ahubwo n'umwanzi w'igihugu umenya uti umuntu ko atari umuhanuzi utari we ahubwo ikibazo ubwirwa n'iki ko umuntu ari umwanzi w'igihugu mudakorana sibyo ahubwo bamvamo niba ndi umwanzi w'igihugu bivuga ngo twicara tukivuga nabi bamvamo sibyo ahubwo babakurikirane babaze bati mutubwire amakuru yuko ari umwanzi w'igihugu mwayakuye ese abakorana n'imitwe n'ibindi bintu runaka noneho bakayatanga so rero ndi imbere y'umusaraba TV kwamamaza ubutumwa bwiza no guhumuriza abantu kubabwira ko Yesu akiri ku ngoma kenshi je message nahawe niyo kubwira abantu ngo mwihane nimutihana ishyano rizabagwira ingaruka z'ibyaha completely sibyo rero ntago nanga igihugu cyanjye impamvu nebyiri sibyo iyo nkunda kubivuga ibi bintu mba mfite impamvu zigera nko kuri 3 nshingiyeho impamvu ya mbere nta sezerano ryo kuba muri Amerika ngira nta sezerano ngira ryo kuba i Burayi sibyo nta sezerano ngira ryo kuba muri Swede isezerano Imana yampaye muri 98 nuko izampera umugisha ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda rero iyo wanga igihugu ntago Imana iguha umugisha wo muri icyo gihugu nyine ni ikibazo reka nivugire gutya ndagira ngo mbere yuko ngira ibyo mvuga mbanze iyo uvuzemo gakeya uraruhukamo uraruhukamo ntago iyo wanga igihugu ntago Imana iguha umugisha wacyo sibyo nambaye ikoti ndi mu Rwanda nariye neza ndi mu Rwanda naryamiye matera ndi mu Rwanda menyekanye ndi mu Rwanda uwanga igihugu sasa nanjye cyangwa ntiwamenya ngo ninde ariko sinjye iyaba aba bantu bose bacyanga nkuko nyanga cyakira bagitera inshinge kikazuka bakurikirane ahubwo ari bo reka ubu reka mbivuge neza muri iyi minsi kuvuga izina nibishaka Theogene urazamuka aha ntago niyemeye sinaniraririye urazamuka sibyo kuko ubu tuvugana maze kumenya iki kintu nagihishuriwe ejo ko iyo hari izina rizamutse muri curuza mukabanza mukaricuruza ryarangira mugahindura indisije sibyo rero so reka twikomereze muri gahunda zindi ako nakari gaciyemo ntago ari umuhanuzi ngo ibiki we wana wasaze byataye uyu muntu amakuru mfite mwahoze ngo mukorana bakoranyeho gake ntago twakorana ntago ari nge barwanya rero ahubwo ikibazo nimwe mu gifitanye ko nge ntaca no ngira nge nta muri comment amwandikiye bageje kumusubiza mu biganiro yakoze ati kweje wundi wamutumiye ni mwakoranye mbo namuhaye ikiganiro kimwe hanyuma njyamye Imana irambuza kutazongera gusubirana nawe kandi ko icyo yamburije narakibonye nahise mbibona haciyemo iminsi 3 mpita mbibona arampamagara ndamwihorera rongera bwa kabiri ndamwihorera inshuro 3 ndamwitaba ati wambabariye ko ikiganiro twakoze cyari cyazamutse abantu babyibuke nane nambaye ishati ya madowadowa ya teni ariko atari teni ya gisirikare n'amabara yayo rero nsenze ndavuga ngo Mana bimeze biti Imana imbwira impamvu zigera kuri 3 wenda abantu batagira ngo ndabeshya abazi we bazamusuri muzagerageze kujyayo mu musuri hanyuma rero wenda abantu batavuga bati Theo avuze kubera ko bamuvuze oya ni ukuri kwiyamamaga y'Uwiteka mpane niba ari cyo kinzanya aha ntabwo uwo mwanya nawubona hanyuma ubwo ndagira ngo abantu bajye bumva ijambo abanyarwanda bavuze ngo nta kabura imvano
nibwo yanshize ku ruhande arambwira ati nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, Imana ihagurukije, wambarije Imana ahantu nzakura kamera. Ndamubwira rero niba ukeneye kamera senga. Ese ibintu ndimo n'ibyanjye, ndamubwira nti rwose inshuti yanjye Imana ufite niyo kuririmba kandi nayo ntirakura. Ni nuko namubwiye. Ndamubwira nti n'indirimbo ntago urakura, ibintu by'ibiganiro bireke, ejo utazakora ikosa rimwe ukiteranya n'abanyagihugu n'uwaguhaga igihumbi ntaba kikiguha. Umwuka rero mubi uzamukiraho. Ubwo ndagira ngo abantu mbakure mu rujijo. Hanyuma ikindi cyo kuvuga ngo mfite abagore utabara, reka noneho nkivuge neza. Kuba Imana yaguhagurutsa s'il vous plaît, bihabanye n'amateka wanditse, sibyo? Niba Imana ibona ko ibyo ndi kuvuga ari njye ushoboye kubivuga, ntireba ngo nabagaye, ntireba makese nanyoye, ntireba indaya narongoye, ntireba abo nambuye, ntiyitaye ku byo nanyuzemo. Icyo yitayeho nuko nihannye, cyo nicyo gifite agaciro. Hanyuma kuba urugo rwananira rugasenyuka ntago ari igisubizo cyo kuba Imana itankoresha, kuko ngiye kuba ndi muri ibi ngibi si inyungu zanjye, Imana iri mu kazi. Aho nungukira ni hamwe, nabavuga bati Imana ikongerera imbaraga, Imana iguha amavuta, tugusabiye ubugingo. Yego, bivuze ngo iki rero? Iyo uje ngo hari abantu ngo baca mu gikari bakampamagara ngo bakambwira ibibi bya Theo, ngo makuru yakuye kuri tere ni hehe? Kuri tere ni kwa Reya Mukankubana mu Ruhengeri aho mvuka, ntabwo ahazi, sibyo? Kuri tere ha kabiri naho urugo rwanjye ruri ntaho azi, sibyo? Kuba tuvugana ngize imfunguzo, sibyo? Ndibana, sibyo? Rero iwanjye warahageze nepo, warahageze. Brazil yarahageze. Hari abantu bagiye bantungura bakansura. Rero reka mvuga iki kintu kugira ngo nigire mu ijambo ry'Imana, cyane ko ari naryo rinanzanye no guhumuriza abakunzi b'Umusaraba TV. Ndahari, ndi muzima, ndashima Imana. Ikintu nkunda kwihana imbere ya kamera ni igiki? Ni ukuba abantu barampamagaye, sibyo? Simbitabe, nk'ubu urabona ko ndi imbere y'ikiganiro, sinakwitaba, sibyo? Ikindi kintu kimbabaza mpora nihana ni abantu bampamagara bakanyandikira, noneho message kubera ko zabaye nyinshi, nanjye ndi umuntu, umutwe wandya, telefone nkayirambika hariya, kuko biri mu burenganzira bwanjye. Ntago rero service mu nkeneyeho, ntago nihagije ku buryo nayibaha, ariko umpamagaye nkamwitaba, service ndayimuha. Nk'ubu nari maze iminsi mpugiye Masaka, hari umumama umaze imyaka 9 atwite. Iyo ni inkuru yagiye itambuka cyane. Turashimira Imana ko ejo bundi igisimba cyari kiri mu nda ye cyavuyemo. Ubwo tuzamusura, dutegereje ko umwana avuka, n'ibimenyetso by'uko agomba kubyara twabibonye, tuvuyeyo. Ubu ndi hano imbere ya kamera ariho mvuye. Hanyuma murakoze kuntega amatwi, ndahari, ndi muzima, ndabakunda, mwanyeretse umutima, mwanyeretse urukundo. Hanyuma iki ngiki reka nkivuge muri ubu buryo kugira ngo ninjire mu ijambo ry'Imana. Nafashe umwanzuro uteye utya, ndimo ndasenga Imana ngo impe iyanjye kamera, mfungure iyanjye cano. Abantu banabyumve bafite umutima, ngiye ntago naza imbere ya kamera ngo muntabare, ngo Imana irambwiye ngo mungurire kamera. Nta Mana yabintumye, nta Mana yabintumye, ninjye ubyivugiye kubw'ishyaka ryanjye n'uburenganzira bwanjye n'umutekano wanjye. Bishatse kuvuga iki? Ndashaka njye nkora ikiganiro, niba ari ijambo ry'Imana risohoka uko narivuze, ntawe ufite ibyo akatamo cyangwa ngo yongeremo ibindi. Hanyuma ariko uzajya akenera ikiganiro apfa kuba ari iyobokamana, ari ijambo ry'Imana, yemerewe kumpamagara tukaganira, kuko y'abantu bakundana burya bagirana ubusabane. Niyo message nari mfite. Yesu rero aduhane umugisha. Abantu banyumve neza, banyumve. Ndabasabye, barakoze. Abafite umutima banyumve, banshigikire. Iyo telefone yanjye ba muri momo, ni 07 83
0102. nta mana yabintumye, njye ndashaka kubaka ibintu bifite umurongo. Ndabizi nuko umuntu wese aza yigize mwiza, yamara kuzamuka Imana imukuye akazamura intugu, akarega agatuza, agatangira gushiraho ibidakenewe, ntago ndi uwo nguwo. Ari ibyo najya nkodesha n'izindi kuko ndabafite. Niba mbafite rero binyemeza ko mfite na kamera. Yesu aduhana umugisha. Namubwira ngo courage. Nge namubwira ngo courage, ashishikare nabyo bivuge, ahubwo mfite impungenge nyuma yuko birangiye azavuga iki. Okay, namubwira iki? Nta bwoba mfite, nta nicyo binantwaye, nicyo ashoboye niwo mwanya. Gusa ishyari ryabo ibi bazabyicuza. Bazabyicuza, kandi ngewe ukuntu mbaho ntawe nzajyana mu mategeko, kuko ukita umuntu ngo ni umuteroriste, ni umwanzi w'igihugu, ntacyo wamufatanye, ntaho wamusanze agambanira igihugu, cyane ko nta n'inzego bashinzwe. Byo ubwabyo ni icyaha. Rero ngewe nzabarega kwa Yesu, ntawe nzajyana mu mategeko. Yesu aduhana umugisha. Twisengere Imana no twinjire kuri message y'umunsi. Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, ubereye mwiza abagutegereje bose. Turagushimye ko watubereye Imana mu bitandukanye, kandi uyu munsi ukomeje kutubera Imana. Uyu mukozi wa Theogene, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ko wamubashije kugera hano hantu, ugabwa umukoresha iby'ubutwari. N'uyu munsi niwongera umukoresha iby'ubutwari, mwuka wawe Imana muhangeho cyane, mwuka wawe mukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Muri kano kanya turinginga imbaraga z'ijuru, turinginga umwuka wera kugira ngo mubashishe mu izina rya Yesu, amukoresha iby'ubutwari aho abandi bananiriye. Mu izina rya Yesu, abandi bananiwe, ni umuha imbaraga, umushoboze, kandi turasaba kugira ngo uwumva wese ubutumwa bugira icyo buhindura mu mibereho ye. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana, cyangwa se ubutumwa Imana impaye kugeza ku banyarwanda, abari hirya no hino, inshuti zacu ziri muri ibyo bihugu. Iri jambo niri kugeraho uhindure uburyo. Ukimara kumva iri jambo uhindure uburyo. Ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 6, umurongo wa 13. Ndasubiramo, Itangiriro ibice 6, umurongo wa 13. Bibiliya iravuze ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Ijambo iravuga ngo nyabuna 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 baza. Bivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. 14. Nuko rero mwibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya rero ivuze ngo iki? Iravuze ngo mwibarize inkuge mu giti cyitwa goferu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyi ni meseji ireba umuntu wese, ntagirobanura. Gahunda ni ukubaza, kandi amahirwe tugize nuko Imana idusobanuriye ubwoko bw'igiti tugiye kubazamo. Imana ishimwe. Ahantu byazaga kutuvanga ni ukutubwira ngo tubaze gusa, ariko tutazi ubwoko bw'igiti turi bubazemo.
none tugize umugisha w'Imana, iratubwiye ngo ni muri gofero. Hari ikintu cyateye Imana gufata Nowa ikamujyana muri Nyungwe cyangwa muri Gishwati cyangwa mu yandi mashyamba, imwereka igiti Imana ikeneye. Imana yereka Nowa igiti ikeneye kubazamo, ko Nowa abazamo. Iramubwira ngo Nowa, jya imbere tugende. Imujyana mu ishyamba, imubwira uko metero z'iyi nkuge, ubugari, uburebure, byose irabimubwira. Ariko ahangaha mwitonde munyumve neza, iravuze ngo Nowa ubaze muri gofero. Uyu munsi Imana ifitanye urubanza n'abantu badashaka kubaza inkuge mu giti Imana yababwiye, ahubwo bo bakigira inama yo kubaza mu bundi bwoko bw'ibindi biti. Imana izi igiti wabazamo umuryango wawe ukabona amahoro, ukihishamo n'umuryango wawe. Aha ntagire umbaza ngo ni ibiki bihisha, ni umwuzure, ni umwuzure. Hanyuma iravuze ngo Nowa, numara kubaza inkuge uyihomeshe ubushishi imbere ndetse n'inyuma, kugira ngo hejuru amazi adahita akinjiramo. Imana yacu ishimwe. None abantu bahinduye uburyo bwo gufata imivumu akaba ariyo babazamo inkuge, abandi bagafata inturusu, abandi bagafata iminzenzi, abandi bagafata ibiti by'isombe, abandi bagafata imisave. Mu yandi magambo condition ni muri gofero. Rero kubera kumara igihe kirekire mu rugamba, abantu kwihangana byabananiye, mbonereho kubabwira ngo Imana ibahe kwihangana kugira ngo dushobore kubaza mu giti Imana ishaka. Imana ishimwe. Birashoboka ko wowe ukurikiye Umusaraba TV umaze igihe ubaza mu bukode, ariko ukumva urarambiwe ukajya kwikorera keredi. Cyamunara yaza ukajugunya urukero n'inyundo ngo Imana yarakuretse, kandi yo mu kubaza yarakubwiye ngo ihangane. Nubwo ari mu cyumba na saro, nubwo bikomeye, nubwo ubayeho nabi, ariko ihangane ubaze. Uyu munsi ukajya kubajisha ideni ryo muri butike rikagutera guhindura inzira, kandi Imana yo yarakubwiye ngo ihangane ubaze. Kabone nubwo byaba ari ibijumba gusa baza, kabone nubwo zaba ari dodo zitagira umunyu n'amavuta, ariko ihangane ubaze. Nuko Imana yari izi ko igiti guhaye kubazamo kitoroshye, ariko nanone yari ibizi ko ari wowe uzabishobora. Mu yandi magambo rero bivuze iki? Hari igihe utinda kubona urubyaro ukajya kubaza kwa Karekezi cyangwa kwa Mwamini ukajya gucisha. Mwene uko gucisha, iyo ntabwo ari gofero, iyo ntabwo ari gofero mama, si n'umuvumu, ni igiti cy'isombe. Imana izi igiti cyamungwa, izi ni igiti kitamungwa. Izi giti izuba ryasatura, izi ni igiti kitasaduka. Izi ubwoko bw'igiti inkuge wabazamo inkuge amazi ntatobore. Abantu benshi rero Imana yamaye meseji irambwira ngo genda ubwire ubwoko bwanjye ko nabuhaye igiti, ko bugomba kubaza muri gofero. Niki gitumye abana b'abantu bigira inama yo kujugunya igiti nabahaye, hanyuma barangiza bakishakira ibindi biti babazamo? Umuntu arananirwa kwihanganira uwo babana akajya kubaza hirya. Watinda kubyara umugabo akagusiga akajya kubaza ahandi, kandi Imana yatanze isezerano ko umwana uzabyara uzagira umugisha, azavuka muri urwo rugo. None wowe uhisemo kujugunya urukero n'inyundo n'iranda na metero, ugiye kubaza hari hakurya. Reka nkubwize ukuri, kiriya giti ntago kizaramba, umuswa uzakirya, sibyo? Umuswa uzakirya cyangwa kimungwi. Imana irashaka iki rero?
irashaka ko nubwo muri izo nkokora zo muri ubwo buriri, mada unyumve neza, irashaka ngo ubaze, ushinyirize, ubaze, wihangane, akwita ikigoryi ukomeze ubaze, akwita igicucu ukomeze ubaze, witwa icyo ntazi cy'umugabo wihangane ubaze, mukeba wawe naza agashiramo umunyu wihangane ubaze, muramukazi wawe naza ukomeze ubaze. Mu yandi magambo, numara kuzuza metero Imana yakubwiye, inkuge ikuzura, uraza kubona Imana ko kuba yakubwiye kubaza atari umuswa. Imana izi impamvu uri kubaza inyuma y'umujyi wa Kigali kandi wakagombye kuba uri mu mujyi. Imana izi impamvu uri kubaza mu bushumeri kandi bizi neza ko ufite ubwenge. Nuko Uwiteka azi impamvu y'uko kubaza. Wijugunye urukero, wijugunye inyundo, wijugunye iranda, wijugunye metero, ihangane ubaze. Inkuge nimara kuzura, ku isoko ry'imari n'imigabane uzaba ukenewe, ku isoko ry'umurimo uzaba ukenewe. Imana yacu ishimwe. Hari abantu rero bari kubuza abandi kubaza. Umuntu akaba ari kubaza, agashinyiriza, agafunga, akima amatwi ibimuhagurukiye, hakaza umuntu agaca ku ruhande akavuga ati oya rega, uriya muntu ni umuvangirwe, uriya muntu akorana n'imyuka mibi, uriya muntu yarasaze, uriya muntu ntabwo ari muzima. Koko wabyumva bitewe n'igihe umaze mu ntambara, ugahita urambika nivo, ukarambika ekeri, ukajugunya materiyeri za gifundi, ukiruka inkuge ituzuye. Iri jambo rifite teme ivuga ngo ni gute Imana iguha igiti cyo kubaza, ikanakubwira n'ubwoko bw'icyo giti, hanyuma igiti yaguhaye ntaba ari cyo ubazamo, ahubwo ugashaka kwiyorohereza icyo urukero ruri bunyuremo vuba, icyo uri bushiremo, uri buteremo umusumari ugahita winjira. Oya, hari urubaho ufata umusumari ugatera, umusumari ugapindama. Ibyo byose Imana irabizi, sibyo? Kuba abana wabuze minirivare wijya kubaza mu gusambana kugira ngo abana bige, oya, uwo musumari ntabwo uzatinda muri iki giti, kandi iki giti nta burambe gifite. Iki giti nta burambe gifite, umuswa uzakirya, sibyo? Umuswa uzakirya, kizamungwa, ntabwo kizaba gikomeye. Imana rero iragushakaho iki? Wowe uteze amatwi iri jambo. Abantu bihanganire systeme ndimo mvugiramo, mfite n'umunaniro kandi birumvikana, ariko message irimo iratambuka, wowe wumva ijambo ry'Imana. Nuko uvuga iki? Kuba umuryango wakureka ntabwo bisobanura ngo rambika inyundo ujye gushaka ikindi giti. Imana irabizi ko umuryango wagukuyeho amaboko. Ibi ngibi Imana irabizi. Kuba nyoko buko atakwemera madamu ntabwo ari igisubizo cyo kurambika nivo na ekeri n'inyundo. Ihangane ubazi. Iyi nguge nimara kuzura, aleluya, iyi nguge niyamara kuzura, bazaza bakubwire bati twugamisheho kanyagwawe, abana bacu batsinze, none dore tubuze minirivare, tubuze school fees, nyabo nawo kabyarawe twugamisha. Ariko ntabwo uzabugamisha mu nkuge utabajije. Aha ndashaka ko abantu banyumva neza. Iyo utinze mu bukode cyane, atari kuzira ibyaha, utazira ubwibone, utazira ubwiyemezi, atari inkoni y'Imana, iyo Imana igutabaye ugira abapangayi nawe. Ariko ubagira kubera iki? Kuko wakuye isomo mu kuba mu nzu z'abandi. Rero iki kintu ndashaka abantu dufatane mu maboko. Yego, abantu dufatane mu maboko. Niba Imana iguhamagaye gusengera abarwayi, irabizi ko hari abatazahita bakira ako kanya, bazatinda ku gisasiro ariko bakazakira. Rero wirambirwa gusengera abantu, wijugunye intama kubera ko zitari gukamwa nk'uko bishaka, cyangwa harimo abakwemera cyangwa harimo abatakwemera. Oya, uyu munsi ndi imbere ya kamera, ndi imbere y'isi, ndashaka kongera kwibutsa abantu ni mubaze. Ni gofero ni igiti gikomeye.
hari aho ufata umusumari wakubitamo ugapindama. Niba hari ikintu kigora ni ugufata inyundo n'umusumari ukagenda gutera muri goferu, ugasanga abana barizinze, umutoya yaryamye ku mukuru, umukuru yegamiye igikuta, ise yaba gutanye yagiye, hanyuma ugataha ukavuga uti se w'amana we, izi ngutiya ndi buzirinde noneho ubundi bwihagarareho bikunde. Ugahitamo rero guhita unyura ku ruhande ukavuga uti oya, aho kugira ngo abana banjye bapfe, reka nemere njye kubaza mu muvumu, reka njye kubaza mu mukindo kuko ari cyo giti cyoroshye. Oya mama, ihangane, Imana yabaguhaye izi naho izabageza, kandi icyo bazavamo nicyo bari kuzira. Imana ishimwe. Ahangaha ndabizi baravuga bati se Theogene uratubwira kubaza, wowe ntubizi uko byagenze. Uyu munsi ndagira ngo ntangarize isi, ntabwo uko nubatse ariko wubatse. Iki tugitandukanye. Uko nubatse siko wubatse, ukuri yazubaka siko uzubaka, uko bari yabubatse siko muzubaka. Umuntu wese agira igeno rye. Impamvu nkoresheje iki kintu ni iki: hari ibintu byo kwihanganira ukabona pe ugomba kubirenza amaso ukihangana. Hari urugero ruto, hari nk'umugabo ushobora gutaha agafata telefone y'umugore we akareba abantu bamwandikiye. Ntabwo ruriya ari uruhinja rwo kutandikirwa. Reka iki kintu nyivuge muri iyi teme yitwa kubaza, mumbaze impamvu mbivuze. Nuko ikikwereka ko ufite umugore mwiza nuko abandi bagabo bamubona, ahubwo ubupfura n'uburere n'indangagaciro nibyo bimurinda kujya kwandagara hanze. Ubwo hari umugabo tuvuganye, niba ufite umugore utavugana n'abandi bantu, ufite ikibazo gikomeye. Reka nkubwire ngo warahiye, ufite umugore mubi. Ariko ikikwereka ko ufite umugore mwiza, uhita unanamusohokana umugurira akantu, nuko hari abandi bagabo bamubona bakumva baramwifuje. Ni ikimenyetso cy'uko ufite umugore mwiza. Rero ibi ntibigutere kujya kubaza mu mukindo, cyangwa ngo baze mu muyenzi, cyangwa ngo baze mu giti cy'isombe. Oya, komeza ubaze. Ntabwo kumufuhira ari byo bituma uba umugabo we, oya, cyangwa umurinda ingeso, ahubwo uri gukora amakosa. Ako nakari kajemo. Noneho hari umugore nawe uhengera umugabo arambitse telefone, agahita aterura, agahita ajya kureba message yavuganye n'abandi. Buriya uri gukereye intambara, urimo urahamagara urugamba mu rugo rwawe. Wamushatse ukuze, iwe si wowe wamereye amenyo, iwawe si wowe yamereye, si umuherereze muri iyi si. Kumwataka rero ujya gucukumbura muri telefone ni ikimenyetso cy'uko uri gukereye intambara. Rero uku kubaza ntabwo Imana ikigukeneye. Irashaka ubaze mu cyakuvanye iwanyu, ugasiga ifiriti, ugasiga amakaro, ugasiga makaroni, ugasiga etaje, ukajya kuryamana nawe hariya kuri kariya gakarito, kandi mukaba mubyaranye ziriya nshuro. Mu yandi magambo bisobanura iki? Muha umutekano, umureke yishire yizane, hanyuma umureke, ntunamwereke ko hari icyo wamenye. Uko niko kubaza. Hanyuma nubaza gutyo ntacyo muzapfa, ariko nujya kubaza kureba muri message muzarwana. Namenya ko wamuvumbuye rero n'ubundi azavuga ati byose kimwe, umugore yaramenye cyangwa se umugabo yaramvumbuye, reka n'ubundi nerure. Mu yandi magambo, Imana irashaka ubaze mu giti yaguhaye, hanyuma utere neza umusumari aho ugomba kuwutera. Niba ari ukwihangana, ari umusumari witwa kwihangana, hari ubwo utera wagera nko mu cya kabiri utangiye nko guhetama, ubona ugiye kugera mu rubaho, hakaza umuntu akakubwira atari ku bundi nkubaze, uba umugabo, uba ikigoryi, uba igicucu, uba icyo ntazi, iyo wirebye ubona nawe uri umugabo. Biriya rero byikubuza gukomeza kubaza papa wanjye, ihangana ushinyirize, cyangwa se mama wanjye, cyangwa se wa mukobwa we, cyangwa se wa musore we, cyangwa se wowe uri mu kazi karimo intambara, cyangwa se wowe wahagurukiwe n'amaboko akomeye. Ihangane, ukubita uyu musumari witwa kwihangana, uwucengeze mu rubaho. Uyu musumari nugera mu rubaho neza, umufundi wese ukeneye ko, umuntu wese uzaba ukeneye kumwigisha, aya magambo araza kumvwa n'umuhanga. Umuntu wese ukeneye kumenya uburyo batera umusumari azaza kukureba. Mu yandi magambo azakubaza ati se
mama Olivier ibyakubayeho narabibonye kugira ngo uyu munsi ubukirurimo byagenze bite. Uzamubwira uti jewe naje yavuze, hanyuma kandi kuba yari yavuze hari ibyo nagonganiyemo nabyo ndayibaza se Mana, urugo niwe warumbwiye, uyu mugabo we yari uwanjye koko, ese uyu niwe mabukwe bavuze. Muramukazi wawe azahaguruka, muramu wawe ahaguruke, sobukwe azahaguruka, abo musengana bazahaguruka, ariko nzanye ijambo rivuga ngo ihangane ukomeze ubaze. Ni ibintu bigoye, ndabizi ko bisaba imbaraga, ndabizi. Birashoboka ko uyu mugabo yahinduka cyangwa se uyu mugore yahinduka. Mu yandi magambo, urugamba rwakunaniye uri mukuru, ntuzakora ikosa ryo kururaga abantu byaye. Njya nkunda kubwira abantu ngo igikomere cya mbere ngira mu buzima, narakibabwiye, ni ukubaho ubuzima mbana n'imbwa kandi abantu bahari, ariko kubana n'imbwa sinaryamanaga nayo. Icya kabiri ni ubuzima bwo kuri mukadata. Icya gatatu ni ukuba nari nizeye ko mbonye umuryango nanjye nshatse ngize agaciro bikarangira nshenye. Ni ukuri nta shema ririmo ryo gusenya, cyane ko hari abaza muri social media bagamije gukomeretsa abantu batwibutsa ibyatubayeho. Tumaze kugwiza imbaraga z'umutima, nta mpamvu yo kugira rero ngo tugire abo dukomeretsa. Maze iminsi mbwira Imana ngo Mana, ingo zasenyutse zirahagije pe, ariko izisigaye basi zizirike n'imigozi ikomeye n'imikwege uzizirike, hanyuma n'ibicika nyine ubwo nyine bizaba byanze. Ngana ku musozo w'iri jambo, mumenyereye nsimbuka cyangwa ndi mu yindi autorite, ariko uyu munsi ni uku nguku nahawe kuvugana namwe. Ndashaka kugira ngo mubyumvire ijambo mutuje kandi ryumvikane rituje. Niwihangana ukabaza muri ubwo bukode, Yesu azaguha iyawe nzu, nibwo uzamenya ko kwihanganira ubukode hari aho bikugeza mu yawe. Kabone naho Imana yagucyura itaguhaye iyawe, ariko ntago bivuze ngo ujye kwandavura. Niba washenye ushaka uwusenyera, niba wabenzwe ushaka uwo babenga, niba bakuvuze ushaka uwuvuga. Oya, Imana ivuganye nawe muri iri jambo ngo baza, kandi mu kubaza kwawe ubaze mu giti Imana yagize ite yakweretse. Iki giti tubonye izina ryacyo cyitwa goferu. Goferu rero ngana ku musozo bishatse kuvuga iki? Goferu bisobanura igiti gikomeye cyangwa se ikibazo uri kubona nk'ibuye imbere yawe, ukireba ukabona wowe ubwawe ntufite icyo uri bugikoreho. Goferu iyo ukojejeho urukero, amenyo y'urukero araranduka, arahunguka. Goferu ufata umusumari wakubitamo, umusumari ugapindama, iyo ni goferu. Goferu ntabwo ari igiti wibonera uko wishakiye ngo upfe gufata iranda usunika uko ubyumva, ni icyitonderwa. Mu yandi magambo bishatse kuvuga iki? Hari ubuzima ubamo bumeze nka goferu, hari situwasiyo wisangamo imeze nka goferu. Ntabwo gukwepa goferu ariho ubutabazi buri, ahubwo kwihanganira kubaza muri iki giti Imana yakubwiye. Niba Imana itarakubwiye ngo sohoka muri ruriya rugo, urazinga ujye ihangane. Niba Imana yakubwiye ngo uriya niwe mugore wawe, wa mugabo we, uramuta se? Hanyuma nuterura umuyenzi, nuterura umuvumu, n'akazi kawe. Irabizi ko nubwo uyu mugore yaba ari goferu, Imana izi impamvu yamuguhaye. Nubwo uyu mugabo yaba ari goferu, izi impamvu mwahuye. Imana niyo ifite impamvu. Nubwo ubu bushomeri ari goferu, Imana izi impamvu uri umushomeri. Ndagira ngo ngushire imbere y'Imana ngo usengere, Imana igukomereze umutima, Uwiteka aguhe kwihangana. Iki giti ni igiti gikomeye. Nawe ibaze igiti Imana yavuze izina kandi kiri hagati y'ibindi biti. Hari igihe muramukazi wawe aza akongeramo umunyu muri goferu, agakatiramo pavuro, seleri, ibirungo by'amoko atandukanye, ukarara ukindagurana na musaza ukavuga utubundi najyaga heke iwacu ntacyo narimbuze. Ihangane uyu musaraba muramukazi wawe uri gushiramo umunyu, umusaza wikorera azamenya ko wari umugore. Ngana ku musozo rero, umuntu rero amenya agaciro kundi ari uko atamufite. Umuntu amenya agaciro k'ikintu ari uko yagitakaje. Ntabwo uzigera usobanukirwa impeshyi utazi iki igihe cy'itumba. Umuntu wese amenya agaciro k'inyenyeri mu gihe cy'umwijima. Ntabwo iyo
uri mu gicuku ukwezi kukamurika nibwo umenya agaciro k'urumuri. Mu yandi magambo uwagutaye azamenya icyo uri cyo mu gihe cya nyacyo. Ihangane ubaze. Baza muri korari nubwo ufite ijwi rigoramye, ihangane baza, kuko Imana izi impamvu iryo jwi ridakenewe. Mu bantu ntirikenewe, niyo ni fomu ntikenewe, ariko Imana irakubonamo ubutwari bwo kuyiririmbira. Haleluya! Imana ishimwe. Nubwo ushumbya batakwemera, nubwo ushumbya bamutareshya, nubwo nyine bitoroshye, ariko ihangane ni muri gofero. Hari abantu bigize abahatari bashaka gukura gofero muri korari. Iyi gofero izagutyaza dirija. Perezida wa korari, iyi gofero igomba kugutyaza, sibyo? Umuturanyi azagutyaza, umwana wibyariye azagutyaza, umugore wishakiye azagutyaza, umugabo mubana azagutyaza, ku kazi hazagutyaza, muri gare hazagutyaza, mu modoka hazagutyaza, muri ofisi hazagutyaza, umushahara mucyo uzagutyaza, nubana mwinshi uzagutyaza. Icy'ingenzi Imana iragushakamo ngo ubaze mu giti yavuganye nawe. Abantu rero mugabanye kujya kwishakira ibiti byoroshye, muri bukubitemo umusumari ugahita wirukanka, mwanyuzamo urukero bigahita birangira. Ntabwo umutumba w'insina ntago bajya bawutindisha tuwarete, kuko uko ugenda wuma ugenda ujenga, wawusutamaho umanukamo. Teza amatwi ijambo ry'Imana, aho kuri icyo gitanda uryamyeho, aho muri ubwo buzima, aho ngaho udafite uwubaza, aho udafite ukunganira, aho muri cyamunara, aho ngaho ubona ugiye guseba, aho muri iyo goferu, aho ngaho wabuze pfo na ruguru, aho wabuze uwuhereza abana ngo abakurerere byibura icyumweru kimwe, aho muri piriyave, aho mu nzara, aho mu shomeri, aho mu burwayi, aho mu magambo, aho muri ibyo byose, aho kuri iyo nda, aho muri iyo situwasiyo, ndahamagarira Imana imbere y'Imana isumba byose. Imana nkorera niguha uburyo, igukomereza umutima, ubaze mu giti Imana yavuganye nawe. Wa mukobwa we, wijugunya goferu kubera kubenzwe gatatu bukwe bupfuye. Oya, ihangane. Igisubizo si ukwishingira, igisubizo si ugutwara inda, igisubizo ni ukwihangana. Wa mumama we wizinga, wa mugabo we witurugo, wa musore we wikora amabara, ihangane. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, nubwo ari muri gofero, nubwo bitoroshye, nubwo bikomeye, Imana yaguhitiyemo iki giti izabana nawe kugeza ugeze ku nsinzi y'inkuge, mu izina rya Yesu. Reka rero dushimire Imana kandi dusenge. Data, mu izina rya Yesu, sengeye abantu bawe mwami, bahawe igiti cyitwa goferu, bagomba kubaza byanga byakunda, kuko uzi ko insinzi yabo izaboneka ari uko inkuge yuzuye. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana, haleluya, zimanuke zibagereho, ukuboko kwiza kw'Imana kubaneshereze abatakaje impano yo kwihangana. Kugira ngo umuntu abaze muri iki giti bisaba kwihangana, kugira ngo umuntu abane n'utamukunda bisaba kwihangana, kugira ngo umuntu agendane n'utamushaka bisaba imbaraga. Niyo mpamvu sengeye imitima umuntu wese ukimara kumvira ijambo ryawe. Mpamagaye imbaraga z'Imana, mpamagaye amavuta y'Imana, ikiganza cyiza cy'Imana kimukomeze mu izina rya Yesu. Abafite amadeni n'ubishurize, abarwayi n'ubakize mu izina rya Yesu. Ndakuzaho imbaraga z'igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Ndasenya umwuka w'icyangiro, ndahamagara imbaraga z'igikundiro. Ndasenya umwuka w'ikibengero, ndahamagara umwuka, haleluya, wo kugira ngo abantu bawe bakurwaho igitutsi n'igisuzuguriro. Amahoro, abaturwanya ntibazabura, abatuvuga nabi yo mu mahanga ntibazabura, abagenda biyorosha uruhu rw'intama ntibazabura, ariko utubereye maso turabyizeye. Uwiteka, ndasenze iyi cano Umusaraba TV, abayihagurukiye ni benshi, kandi reka bayihagurukire nta kintu bitwaye. Nuko twamaze kumenya ko uyu murongo wari wawuvuzeho, uyu murongo ni wowe wari wawuvuzeho. Uwiteka, ndasenze komeze gutanga igikundiro, ivuga butumwa ry'umumaro, bakomeze guhembura imitima ya benshi mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ufite ibipfuye wese ntazigera afata kuri iyi mikoro mu izina rya Yesu. Abayihagurukiye bakubiswe hasi,
abatuziye bakubiswe hasi. Ndasenya imbaraga z'ishari, ndasenya imbaraga za jaruzi, nirukanye imyuka mibi, imbaraga z'abakobanyi, abazimu n'abadayimoni. Inda nini ndayubika, ndafata iminwa yose ihagurukiye kurwanya Imana, ndavuna mu mavi, ndasenya ndarimbura abahagurukiye gukobanya izina ry'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka izina ryawe ryamamare Mana. Iri jambo rikimara kugera hirya no hino mu isi, imitima ya benshi ihembuke, imitima ya benshi Mwami yongere kongera kumva ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Hari abari bararambitse urukero, mpamagaye imbaraga zo kuruterura. Hari abari barajugunye inyundo, Mwami ndavuze ngo bongere baterure. Hari abari baravuye mu murimo kubera goferu yari ikomeye. Ni igiti gifite amapfundo, ni igiti gikomeye, ni igiti ukoraho ukibaza icyo wavukiye, ni igiti uterura ukibaza niba uri umuntu nk'abandi. Ariko imbaraga z'Imana ndahamagaye Mwami, muri korari mwemere kubaza mu murimo w'Imana, mwihangane mubaze hirya no hino mu isi, mwihangane mubaze muri izo nkokora zo mu buriri, mwihangane mubaze muri ibyo bitutsi bitandukanye, mwihangane mubaze. Imana izabaneshereza. Nurakoze Yesu, ndagushimye ko wumvise gusenga kwanjye mu izina ryawe ryera, amen. Imana ibahe umugisha, tuzasubira ubutaha. Shalom, mugire amahoro aho muherereye hose mu isi. Ndabakunda cyane, mujye munsengera, mushira imbere y'Imana. Nahagurukiwe n'imbaraga zikomeye, ariko ukuboko k'Uwiteka gufite imbaraga kubarusha. Amen.